Kenshi mu myaka yashize iyo warebaga ku bantu cyane cyane abatuye mu byaro, wabonaga ku birenge byabo barasataguritse. Gusa iyo ndwara nta yindi niyo bita imyate. Akenshi abantu bazi ko iyo ndwara ishobora kubiterwa n'umwanda, gusa siko biri, kuko iyi ndwara akenshi nitureba turasanga iterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Icyambere twavuga nko kubura amazi mu mubiri, ikindi kwitsira kwibuye cyane, cyangwa gukuba ikirenge kwivugamije ngo ushaka gucya. Umubyibuho ukabije nawo ushobora kuba indi mpamvu, kuba urwaye diyabete, kuba utajya wisiga ku birenge ugahura n'umwera. Kandi indwara nanone ishobora guterwa n'uko uhora mu mazi, kuba uhora wambaye inkweto zifunze cyangwa ukaba utajya uzambara. Ibi byose ni bimwe mu bintu bishobora kuba byateye indwara. Abantu benshi ni indwara bafata nk'iyoroshye, gusa ntabwo yoroshye. Ni nimwe mu ndwara za mbere zikomeye. Nibyo ubyumvise neza, iyi ni imwe mu ndwara zikomeye. Ati gute? Jewe ndi Honore, iyi ni Menya Byimbitse. Impamvu indwara ishobora kuba ari imwe mu ndwara zikomeye ariko tuzifata nk'izoroshye, impamvu nta yindi ni uko ari ahantu uba wabarutse hashobora kuba hava amaraso, hakaza amashyira, kandi ibi byose ni bimwe mu bintu byakemera mikorobe kuzinjira mu mubiri wawe. Indwara y'imyate kwivura cyangwa kwirinda birashoboka. Uburyo bwa mbere ushobora gukoresha, ushobora gufata imineke ibiri ugashyiraho igice cy'ivoka, ukoga, wamara koga umaze kumuka ukisiga. Ibyo ukajya ubikora buri gihe mbere yuko ugiye kuryama. Ubundi buryo bwa kabiri, ushobora gufata igikombe kimwe cy'ubuki ukakivanga na litiro 5 z'amazi, byibura ukamara iminota 30 umaze koga umaze kumuka, ukisiga n'ubundi ukaryama. Ubundi buryo bwa gatatu, ushobora kwisiga amavuta ya elayo. Ubundi buryo bwa kane, ushobora gusiga ruwiri cyangwa ubuto, warangiza ukambara amasogisi ukaryama. Kandi ushobora kuvanga ikiyiko kimwe cya vaseline ukakivanga n'ibiyiko 2 by'umutobe w'indimu ugasiga hamwe ufite ikibazo. Ibyo ukajya ubikora mbere buri gihe yuko ugiye kuryama. Gusa noneho uyu ni umuti uboneka muri farumasi bita Heal Cream. Aya ni amavuta asa nk'ikimuri ushobora kugenda muri farumasi ukagura, ukajya wisiga ukabasha gukira indwara hehe no kubaragurika. Njye nari Honore, iyi ni Menya Byimbitse.